ikaze nanone mu kiganiro igikosi cyo kuri uyu munsi aho muri kumwe nanjye Uwera Jessica ndetse na Yves ntungane ariko byongeraho ku butungane bwawe kuko ntarabona okay nacyo reka tugaruke ku makuru y'uyu munsi twari tubakumbuye kandi ndibaza namwe ariko byari bimeze reka tubasuhuza ariko Yves turabemera cyane murabizi. Hanyuma kuri uyu munsi rero tugarutse kubaha amakuru mashya ajyanye na FEASA. Yaba amakuru yose nko twayabasezeranyije buri kimwe cyose cyabari abana batsinde Football Academy. Ngira ngo ubushize twari twabigarutseho mu kiganiro tuvuga ko FEASA bayegeze inyuma muri December, ariko kuri uyu munsi yaje kugaruka mu mwanya wayo. Yagumye ku matariki yateganyijweho kuva kuri 14 kugeza ku 26 z'ukwa 9 2022. Kuri uyu munsi rero niyo makuru tugiye kugarukaho, tubabwire imikino ko yagenze, tubanze no kubiseguraho twege turi buze kugaruka. Hagiye ama discipline atandukanye, ariko twege turi buze kuza kuri football, harimo na batsinda yagiye ihagarariye ES Gasiza, igenda ihagarariye TBF, ihagarariye n'igihugu. Ubwo sisiko nabivuga kugira ngo byumvikane neza, no kuvuga ngo ES Gasiza amarushanwa ya FEASA ni amarushanwa ahuza amashuri yo muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse n'iyo y'Iburasirazuba. Rero ishuri ryagiye rihagarariye u Rwanda muri football ni Ecole Secondaire ya Gasiza, ariko babana muri tsinda babana bari muri tsinda batsinde niho biga yego nibo banagiye bahagarariye ES Gasiza. Uzi ko mu nshingano mu ntego za tsinda batsinde Football Academy ni ukwigisha abantu umupira kinyamwuga, ariko bakaba n'abahanga n'amasomo asanzwe nayo bakayakurikira. Niyo mpamvu rero ES Gasiza ro yabakiriye kugira ngo bige ubumenyi busanzwe. Ngayo nguko ES Gasiza yagiye ihagarariye u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda muri football, aho yerekeje Tanzania muri Arusha. Nkuko rero twagiye tubibasezeranya ko tuzagenda tubagezaho umunsi ku munsi ubuzima bw'aba bana babayeho, ni nako tugiye kugaruka ku mikino yabaye. Ariko mbere yuko tuyigarukaho, reka tuvuge kuri uyu munsi w'itariki 18 z'ukwezi kwa 9 nibwo bafunguye iri rushanwa, aho ryitabiriwe na Minisitiri wabo w'intebe witwa Kasimu Majaliwa. Kuri ino stade yitwa Sheikh Hamd Abeid Memorial Stadium, ni naho abana bari gukinira. Ariko kubona irushanwa ry'abana bo muri segonderi Minisitiri w'intebe aza kurifungura, urumva agaciro rifite. Aba bantu barategura, nibaza ko haba harimo n'urukundo rw'ikintu runaka. Ubundi nyine bigaragaza agaciro igihugu giha iyi mikino, bigaragaza ko bateguye kwa. So ariko no mu Rwanda Ambassadeur y'u Rwanda muri Tanzania nawe birori yabyitabiriye, ndetse n'umunyamabanga wungirije wa East Africa Christophe Bazivamo nawe arahari. Urumva abana barashyigikiwe nabo ne bababona nabo agategeka riyongera ndabyirwiwe. Ngayo nguko turasa kugenda tubigarukaho, tuzagenda dushiramo n'utu video duke twagiye tugaragara muri ibyo birori byabaye. Ariko nubwo bafunguye ku mugaragaro, imikino yatangiye ku itariki 16. Ama discipline yandi, ariko reka tuvuge kuri tsinda batsinda. Turavuga kuri football, reka tubyite ES Gasiza kugira ngo byumvikane. Okay, reka duhere kuri ES Gasiza uko byagenze. Ku munsi w'ejo yakinnye na St Andrew. Iyi equipe nzi kuri umwangorofone nawe irakomeye. Iyi equipe irakomeye kubera ko ifite ko nta ikipe ajya guhagarara igihugu ridakomeye buriya, nuko zitabazinganya ubushobozi, ariko zose zaba zikomeye ni nararibonye. Reka tuvuge ngo experience abakinnyi baba bafite. Nk'urugero nk'iyi St Andrews ifite abana batandatu bose bakina muri Premier Division. Urumva ko rero nago iyo equipe yoroshye. Fata batandatu, abandi batandatu ko mbyumva. Nahise njya kureba kuri Wikipedia navuga aba bana baba bafite imyaka ingahe. Bana bavutse 2005 ni batubana n'abana. Bari no kuri Wikipedia ni nago ari ibintu biba byoroshye. Reka ako Jessica bigaragara ko cyane nk'Ubugande mu gutegura abana baravansa cyane. Baravanse bashobora kuba bari segonderi zabo nizo ziderera international.
bari ku rwego rurenze rwo muri Afurika kugira ngo ujye gusacinga umwana umubone kuri Wikipedia. Uyu munsi reka duhere turebe mu Rwanda muri equipe nationale ni bangahe bari kuri Wikipedia. Sinzi ariko abari mu kiriya kigero ntekereza ko ari bake. Okay, umwana wavutse muri 2005 afite imyaka 17. Ku myaka 17 Wikipedia irakuze. Uhamagawe mu ikipe inshuro 3 zose. Inshuro 3 muri equipe nationale. No kuvuga ngo rero uzi ko ikintu nabonye uriya mwana watsinze igitego cya mbere cya Setendro ari we watsinze igitego cya qualifier Uganda muri CHAN batsinda Tanzania. Murumva rero abana ko twakinanye nabo ko ntago boroshye natwe ariko ntitworoshye. Ariko nubwo badutsinze namaze kureba karite y'abari abana bitambona ko bari abana nibakomeza kuguma hamwe nkuko ruremesha bitubwiye ubushize. Ndakubwiza ukuri ko muraje murebe football cyari cyo. Oya bazabibona Amavubi ya andasanzwe Amavubi adasanzwe sorry. Umva agiye kudwinga. Reka tugaruke kuri match yabaye ejo, reka dutangire tubwira abantu ababanjemo. No kuvuga ngo ku ruhande rwa ES Gasiza mwizamu n'ubundi harimo umuzamu iti rwose nyine ntibisubirwa. Ku mwanya wa kabiri harimo Ryan, ubwo ni inyuma iburyo. Hanyuma ku mwanya wa gatatu harimo Fabrice, ubwo ni inyuma ibumoso. Hanyuma ku mwanya wa kane harimo Iradukunda Olivier, ubwo ni abadefenseri. Hanyuma ku mwanya wa gatanu hariho Munezero Eugene akina kuri gatanu akaba niwe kapiteni w'ikipe. Hanyuma ku mwanya wa gatandatu harimo Ilanzi Enoch Amza, ubwo Amza ni ukina kuri gatandatu akavaringa cyangwa arinda defense. Dute tunabivugira rimwe ko uyu ari we bahise banamusimbuza mo Frank. Bamusimbuje yagize ikibazo cy'imvune mu ivi bahita bamusimbuza mo Frank. Hanyuma ku mwanya wa karindwi harimo Mudeyi Musa Saleh kuri karindwi, ubwo ni imbere ku ruhande rw'iburyo. Hanyuma asimburwa n'uwitwa Shafi, yaje gusimburwa na Shafi. Ku mwanya wa 8 Ikirezi Olivier, abakina ku 8 ubwo nabo hagati ariko bafasha abataka. Hanyuma asimburwa n'uwitwa Benjamin, nawe yaje gusimburwa na Benjamin. Ku mwanya wa 9 hazamo Shishoza Roberto Carlos yari ukina yataka, ari waje no kubona igitego rukumbi cyatsinzwe na ES Gasiza. Hanyuma ku mwanya wa 10 hazamo Nshuti Kevin, ubwo ni ku ruhande rw'ibumoso imbere. Hanyuma ku mwanya wa 11 hazamo Cindy Jesus, ahubwo 11 ni ibumoso inyuma, niho ibumoso imbere, 10 abari inyuma y'umwataka ariho hagiye Nshuti Kevin. Ngayo nguko rero uko byari byifashe. Hanyuma badutsinze ibitego 2 aho ku munota wa 30 kari tumaze gutsindwa igitego kimwe cyasizwe na wa mukino twavugaga witwa Travis Mutyaba. Hanyuma ku munota wa 30 ese Travis Mutyaba nzakujyana ikambara kwera ikigana. Hanyuma ku mwanya wa 30 ku munota wa 35 Shishoza Roberto Carlos, nyuma y'iminota 8 gusa Shishoza Roberto Carlos yatsinze igitego cyiza cyane, yacenze abantu abo hagati, acenga abadefenseri, yakoze exploit individuel. Iki gitego tuganira n'umukoca wabo ngira ngo turaza kugenda dushiraho na audio yabo, no kuvuga ngo yatubwiye ko iki gitego gishobora kuzaba igitego kiri rushanwa kuko umwana ngo yatsinze igitego n'abantu bose baravuga ati kabisa umwana ibintu akoze n'ibyo yize mu ishuri. Si nibyo gusa ni tuzabaha iyo audio nabo bayumve. No kuvuga ngo nubwo bwose aba bana badutsinze, no kuvuga ko umukino wacu ntago ari umukino ku rwego rwo muri football y'umuntu agutsinze ibitego 2-1. Umva ikindi iyo umuntu agutsinze ukamwishyura, aho ngaho biba byerekana ko nawe ushoboye. Buriya nyine ikintu nkuko umutoza bivuze ni akantu ka experience. Urumva abakinnyi 6 barenga kimwe cya kabiri bakina muri Premier Division bitabira bahamagarwa mu equipe nationale. Abana baracyari mu mwaka wa mbere, ntibararangiza umwaka bari kumwe, bitanga icyizere ko hari ahantu bazagera kabisa. Twabona no kubwira abakoci ko muri gukora neza, ahubwo mukomerezeho cyane. Umuntu wagize iki gitekerezo ntago yigeze ahubuka, ntago yahubutse, ahubwo kubera ko yateguriye igihugu. Njye mbona ari umuteguro ukomeye. Rero ariko byari bikwiye ko haba academy nyinshi football igakura, kuko mu mashuri yacu nyine mu Rwanda biri gutangiramo gakeya sport scolaire,
ko aho twari tukiga za primaire na za secondaire aho usanga hari ibibuga ariko ubu bateyemo indabo ariko biri kongera kugaruka nyine gukora ibibuga bishoboka ko football igiye kongera kuzamuka ikagira bwa buryohe abantu bakumbuye intsinzi. Si icyo gusa kandi twagarutse nanone mu kuvuga ese aba bana nibyo koko bitwaye neza ariko se kuba ni experience gusa yatumye batsinda ntabwo ari experience gusa kuko ukurikiye andi makipe yagiye muri FEASA usanga bafite effective iri hejuru nko kuri ubu bafite imvune ebyiri barajyanye abana 18 deja fe de match ntabwo yuzuye ubundi amategeko avuga ko yibura kuri fe de match abari abakinnyi 11 babanza n'abasimbura barindwi ubwo twege fe de match ntabwo araba yuzuye kuvuga ngo hagiye abana 18 n'umukoci yagiye agaruka avuga ati kuri effective baraturusha cyane bazanye abana bagera muri 20 ubundi itegeko rivuga ko byibura minimum bakwiye kuba abantu 23 kw'ikipe ariko no kuvuga ngo natwo no kuzaraba abantu babishinzwe bazaturebere ku buryo mu gutaha hagenda abantu benshi ku buryo umutoza nanagira n'imvune byibura abafite abantu kurumva umutoza nagenda umutoza nagenda arumwe ntago byerekana ko azabasha kuba ari ku gitutu cya match zikurikirana kuriya buri munsi bakina abone uburyo yanariza match narangiza abikore ari kuri pressure yo kuba ari mu mukino narangiza yanarize match agira gute byerekana ko abatoza bose byibura ababishinzwe bakwiye kubereka bagategura amakipe nkagiye guhangana atari kujya kwitabira gusa kuko bifasha ukazana n'igikombe kuko bifasha abantu kuvuga ngo hagende 18 fe de match gusa hagenda umutoza umwe nuhagarariye ikipe bifite abatoza benshi umutoza mukuru umutoza w'abazamu ushinzwe fitness ibyo byose urumva abo bose babaye bari aho ngaho nibaza ko nta cyuho cyabamo cyane no kuvuga ngo byibura ashobora kwanaliza umwakanaliza undaka bari ku gitutu cya match undaka bataciranye biri kwa mu kibuga ntago bari kubireba umwe wicaye muri ati dukore gutya ariko buriya byose ahubwo byose kubishyira ku mutwe w'umuntu umwe nabyo reka tuvuge koko nibyo bari gukora cyane ababishinzwe bazadufashe nyine bajye bohereza amakipe agiye guhangana atari kwitabira amakipe agiye kuzana igikombe bongere effective yego guhangana rega uhanganye neza nyine bwukiza ariko kwitabira no kwikoza nk'ugiye gutembera kandi twege rwose bari abana basigasiza dutekereza ko batari bagiye gutembera kandi n'umutoza twishejeho ko umukino bafite uyu munsi bari bubonere zirita nziza nabyo tuzabigarukaho tuzabibabwira twabemereye amakuru yose ko tuzajya tugenda tuyabaha none abana bavunitse hajya none bande no kuvuga dufite imvune ebyiri harimo Amza harimo na Munezero Eugene bakuye amenyo ntago bamukuye buriya ikintu bita duel muri football ushobora kugenda gukubitaho ivi kavamo ushobora kugenda kubitaho inkokora ushobora no kugonga ipoto kubera ko akina ariko menya atagikoresha amapoto y'ibyuma na plastique buriya ni duel tu ngo yacitsemo iryinyo nyine n'ayandi arakomereka reka twizere ko buriya bamushakira bamufasha uwo mwive wenda bishobora gukomera ko byibura uwo ugize ikibazo cy'amenyo izera ko ari y'abaganga baramufasha buriya twizere ko match kurikira azayikina no kuvuga ngo rero muri FEASA yagombaga kwatendingwa n'abantu bose n'ibihugu byose biri muri East Africa ariko siko bose bahageze kuvuga kuri ubu ngubu hitabiriye u Rwanda Kenya Uganda ndetse na Tanzania ariyo yakira n'amarushanwa ibindi bihugu impamvu bitatabiriye amarushanwa nabyo nituyimenya turabakurikirana tuzabibabwira ariko u Rwanda rwo rurahagarariwe muri football ndetse ruhagarariwe na ES Gasiza ngo ndibaza twakrozinga reka tube turekera tujye gukurikirana n'izindi match kugira ngo tubone ibyo tuzatugeza ku bakunzi bacu ku gihe reka tubashimire ariko tunabizeze ko uyu munsi ndumva hari intsinzi kandi kubyiyumva ariko commentaire zanyu turazikeneye share like na subscribe vuga bijya binanira kubivuga subscribe cyangwa se sabone ariko nawe mutiyaba yakunaniye mutiyaba mwiyabone mukane kuri sabone basi bako nagashobora babwire ngo abakunzi ba football ntago muzigera mucikwa n'umunsi n'umwe n'abakunzi kandi bibindi bintu byose bikorerwa kuri The Boss Papa babwire ngo duhora turi update nta hantu na hamwe nta rungu
turi hano ku bwanyu mukomeze mudushyigikire. Rero reka tubabwire ngo tuzagaruka kubereka izindi match ze, tuzababwira n'ibyabaye kuri match y'uyu munsi, tuzatubahira amakuru ku gihe kandi tuzabakorera n'icyegeranyo cyose cyo muri siyasa. Reka tubanze izi match nizirangira tuzabona no kugira ngo nyine batabaza amakuru ahandi bagiye bayasanga hano nibenarangira tuzabakorera ikiganiro kiri global kirimo byose. Kadushimire ko n'ababyeyi babano bana mugomeze mubasengere, turabashimire n'abandi mwese murakoze, mugire umunsi mwiza. N'umugabo uri ku buhanga bw'ibyuma nawo salute. So ni akantu ka experience gatoya badutsindiyemo, ariko umupira abana bakinye abayobozi bose bemeye n'amakipe aremera ko twakinye umupira mwiza kandi bari hafi yacu. So ikibazo ni kubera match zacu zirakurikira, baduha match nyinshi zikurikirana. Ejo tuzakina saa 5 kandi tuzakina na ekipe ikomeye kurusha niyo ekipe twakinanye uno munsi, eyo irakomeye cyane kurusha, ariko zose ndazifata nka même niveau. So turaza gukosora tukamenya ko twashaka amanota. So ayo ma ekipe yakinisha abantu bakuru cyane, n'abakinnyi ba première division ma ekipe nationale, ariko bumiwe uko twitwaye. Na kocha wabo yaramamagaye turavugana, arambwira kabisa well done coach, abana bawe baragerageza barakina neza cyane, batwaye akazi. So n'abantu bose n'abakayishema bose baza babyira amakuru, kandi Carlos yatsinze igitego cyiza. Sinzi ko ari igitego kizarusha mu yirushanwa, igitego Carlos yatsinze kiza cyane. Exploit individuel, twatkuye umupira nyuma bamuhaye pasi, ariko arakora exploit individuel entre des défenseurs, arashota muri angle, igitego kirinjira cyiza cyane, cyiza. Nanjye numva ko umwana yanshimishije cyane, bose abana muri rusange, ni kubera twagize ikibazo. Abandi bafite effective zihagije, bafite abakinnyi 22, tube dufite 18, kandi ubona ko match ya mbere nagize imvune. Hamza aravunika ku ivi, Fui iryinyo ryacitse kabiri, ariko barimo kugerageza kubakurikira, tubone ko sinzi ko ejo bakina. Icyo nicyo kibazo twagize, effective yacu iri hasi cyane. So ariko byo kuvuga gukina ikipe yacu abantu bose bayikuriye ingofero no gutsinda, ariko baravuga ko twakinye neza cyane. So nibyo.